Imana isumba ibintu byose, Imana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe ukatugirira neza, icyubahiro ni icyawe kubw'uburinzi bwawe. Tukweretse rero abantu bose bari bwumvire ijambo ry'Imana n'abazaryumva, dusenyeye imitima yabo kugira ngo Mwami ihembuke, izanahembuke, kandi Mwami ihembukire kubona ubugingo buhoraho. Turagushimiye rero ko ugiye kubana natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe bantu b'Imana, Yesu ashimwe cyane, Imana y'amahoro ibishimire kandi ibahe umugisha. Ijambo tugiye kuganira uyu munsi ryanditse mu gitabo cya Yona, igice cya mbere, umurongo wa 4. Haravuga ngo, maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yisinziriye. Imana itugirire neza. Uyu munsi ijambo nifuje ko tuganiraho avuga ngo iyo Imana igutumye ugenda wihuta. Hari igihe Imana ituma abantu ugasanga rimwe na rimwe bazana imbogamizi, bazana impamvu, ariko ndagira ngo mbabwire ko ku Mana buriya nta mpamvu n'imwe igomba gutuma udakora icyo Imana igushakaho. Uyu Yona ni umwe mu bahanuzi batoya, ni ukuvuga ngo ni umwe mu bantu bahanuye ibintu bikeya biturutse ku Mana, ariko ni umuhanuzi nanone wigirwaho ibintu byinshi, cyane cyane ikintu cyo kutumvira Imana. Burya no kutumvira Imana nabyo bikwiye kutwigisha, kuko Yona yanze kumvira Imana, ashaka gufata Imana nk'aho itareba, ariko Imana buriya ni Imana ireba ahantu hose, ni Imana ireba mu mutima w'umuntu, ni Imana ireba ikareba aho abantu batarora. Ibyo abantu badashobora Imana irabishobora, ibyo abantu batumva Imana irabyumva, ibyo abantu batabona Imana yo ibasha kubibona. Rero we yirengagije ko Imana yumva cyangwa se inareba, kandi ko Imana ari Imana. Imana yacu rero ishoboye ibintu byose. Imana yafashe Yona iramutuma, iramubwira iti genda ujye i Nineve, ujye kuburira ubwoko bwanjye kuko burimbutse cyane, ndetse burimbuwe n'ibyaha byarwo. Ariko Yona we bamwe bavuga ko yari afitanye ikibazo n'uyu murwa, abandi bakavuga ko yari afitanye ikibazo n'Imana, ariko ibyo byose tubyirengagize, ahubwo turebe ko Yona yanze kumva iby'Imana yamutumye, yanze gukora icyo Imana yashakaga, kuko Imana yo ntabwo ireba impamvu zawe, ahubwo yo ireba inyungu ifite mu byo igutumye. Yona rero Imana iramutuma, iramubwira iti genda uburire bariya abantu b'i Nineve. Aragenda, aho kugira ngo ajye i Nineve, we ntabwo yahakanye, ntabwo yabwiye Imana ati ntabwo njyayo, ahubwo we aho kugira ngo ajye i Nineve yari atumwe, we yahungiye i Tarushishi, yigira i Tarushishi. Amaze kugenda, ageze mu bwato, ubwato burarohama, abasare bagerageza kugashya ariko biranga. Imana rero yohereza umuraba mwinshi mu nyanja, ubwato burarohama, ariko abasare bagerageza kugashya biranga. Abasare ndetse bagira n'ubwoba bwinshi, batangira no gusenga Imana batabaza, buri wese atakambira Imana ye, ariko biranga, kuko bo bakoreranaga n'ibigirwamana, basengaga ibigirwamana, ariko ibyo bigirwamana byabo byanga kumva, kuko biriya bigirwamana nyine ni ibyagizwe Imana, bumva ntabwo ari Imana, ahubwo ni ibintu byagizwe Imana. Ibyo bigirwamana byabo rero nta kintu byabafashije, ntibyigeze byumva amasengesho yabo, ntibyigeze bigira n'icyo bikora. Ni ukuvuga ngo ibigirwamana ni Imana, ni ibyigize Imana, ntizumva, cyangwa se ni ibyagizwe Imana, ntibyumva, ntibikora, ntibibona, ntibihumurirwa, ntibireba, nta kintu na kimwe, nyine ni ibisitati, ni ibishushanyo byibereye aho ngaho, abantu baba barashyize aho ngaho ngo babisenge. Ariko ngo inkuge yo yakomeje kurohama, kubera ko Imana yo mu ijuru niko yari yabishatse. Yona rero we mu gihe yari yateje ibyago, ariko Yona we yari yisinziriye. Yona rero twamugereranya n'abantu bateza ibibazo mu gihe cy'amasengesho cyangwa se mu itorero,
umuntu akaba ari umusambanyi, akaba muri korari, umuntu akaba ari umunyabyaha bikomeye, ari umujura, ari umwesikoro, ariko akaba ari mu nzu y'Imana. Niko twamugereranya na Yona. Kandi mwene uwo muntu bavuga kwihana akisinzirira, bavuga ijambo ry'Imana akisinzirira, baririmba indirimbo akisinzira ati ibyo ntabwo bindeba. Kubera iki? Kubera ko we ntabwo aba ari mu nzira ijya mu ijuru. Iyo abantu batari kugenda mu nzira imwe, bamwe barisinzirira. Utari kugenda mu nzira nk'iy'abandi arisinzirira. Rero nawe yari yisinziriye kuko yari azi ibyo yokeje, kuko yari azi ibyo aryamiyeho. Ariko Imana yo yari izi ko igomba kurokora ubugingo bw'aba bantu. Aba bantu rero batakambiye ibigirwamana byabo, babona nta kintu na kimwe gikunze. Hari igihe umuntu ahura n'ingorane nyinshi agatakamba akabona nta kintu gikunze, akareba hirya no hino, akabaza bene wabo, akabaza imiryango, akabona ntibikunze. Iyo byanze rero aravuga ati noneho reka ndebe Imana, reka ntakambira Imana, reka ngende mbwira Imana kuko ahandi hose byanze. Niko rero n'aba bantu babigenje, babwira buri muntu wese bati mureke dusenge Imana, tubaze igiteje iyi miraba. Babaza Yona, nibwo bamubajije bati uri muntu ki? Uraturuka he? Ese Imana yawe ni iyihe? Wabaye ute ko wisinziriye? Abandi turi gusenga, abandi turi gutakamba, wabaye iki? Yona aravuga ijambo ritangaje. Yona yaravuze ngo ndi umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati ibyo ukoze ni ibiki? Kuko bari bamenye yuko ahunze Uwiteka. Imana rero itugirire neza cyane. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo iyo Imana igutumye ujye ugenda. Imana nigutuma ujye ugenda, ntukajye ugira izindi nzitizi ushyira mu nzira, kuko ahantu hose Imana irahagera. Yona rero yatakambiye Imana, Imana itegeka ko urufi rumira Yona, kandi umuraba ugira gute? Umuraba w'inyanja uracogora cyangwa se urahoshoka. Ariko abantu bamenya ko Imana yo mu ijuru ari ifite imbaraga. Ibi byatumye gusuzugura kwa Yona kwatumye bamenya yuko aba barobyi bamenya ko hari indi Mana iruta ibigirwamana byabo. Bahise bamenya ko hari Imana y'Abaheburayo. Nubwo Yona we yari abeshye ngo yubaha Imana, ariko ikigaragara cyo ntago yubahaga Imana, ahubwo yari ahunze Imana. Imana itugirire neza rero. Data, turagushimiye ko wera ufashe buri muntu wese yumvira ijambo mu izina rya Yesu. Amen.